urashaka gukorera amafaranga wifashishije artificial intelligence, urimo urashaka ko business yawe izamuka wifashishije artificial intelligence, urimo urashaka ko akazi kakorohera wifashishije artificial intelligence, urimo urashaka kuba graphic designer wifashishije artificial intelligence, yewe ushobora no kuba n'umuhanzi wifashishije artificial intelligence, ushobora no kuba n'umwanditsi w'ibitabo wifashishije artificial intelligence. Ibyo wakora byo ni byinshi cyane, ahubwo ikibazo kiti uriteguye. Niba ushaka kubyaza umusaruro artificial intelligence, iri somo ngiye kuguha ubumenyi bw'ibanze ukwiye kubanza kugira mbere yo gutekereza ikindi icyo ari cyo cyose kuri artificial intelligence. Ntuze gucikwa akaronza kuza kuvuga buri kamwe kose gafite ahantu gahuriye n'ukuntu wazabyaza umusaruro artificial intelligence. Iri somo ryacu iraza kuza kuba rigabuyemo ibice 4. Tuza kuza ubundi iyi artificial intelligence niki, ikindi cya kabiri ese ikora ute, ese nigute nakorana n'iyi artificial intelligence, tuza kuza kurangiriza mu kureba ibintu by'ibanze umuntu yakora muri yifashishije artificial intelligence. Tutibagiwe tuza no kuza kureba uburyo bwiza bwo kwiga artificial intelligence. Ntucikwe, reka tujye kuri laptop yanjye, nawe fata ikayi n'ikaramu cyangwa ufate mashini yawe cyangwa ufate telefone yawe. Yabere hano i Kigali yo ku mugabane yiga kuri AI, ariko by'umwihariko kuri Afrika. Inama yitabiriwe na His Excellence Paul Kagame na His Excellence wo muri Togo n'abandi bakomeye ku rwego rw'isi bari bayitabiriye. Ni inama yabereye hano i Kigali. Ibi bintu bihuruza abayobozi b'ibihugu, ntago abaperezida babizamo ari scam. Ibintu bihuruza abantu ni ibiki mu by'ukuri? Iyi artificial intelligence niki? Iyo tugiye kureba no munsi mu gace ka mbere, muri part ya mbere tugiye kureba ubundi artificial intelligence niki. Ubundi iyo tuvuze AI cyangwa se artificial intelligence, hasi ubwenge bukorana mu Kinyarwanda tugenekereje, bifate nkaho ni mashini. Nivuga imashini, wumve laptop yawe, wumve telefone yawe, wumve isaha, zirasaha za ibintu byose tuno dukorera kwikoranabuhanga twose. Kuba twakora ibintu ariko byagombye ubundi gukorwa n'abantu. Mu yandi magambo nk'uko hano babivuze, ni ugukora ibintu computer performing task needing human intelligence. Ibya bintu byari byasabwaga abantu, ni bya bintu byasabwaga ko ari abantu babikora, none bigakorwa n'iki? Ni artificial intelligence. N'izi mashini, izi telefone zacu, n'aya makompiyuta yacu, n'ayo masaha yacu, tuno dukorerwa ikoranabuhanga, amarobo muri laptop, muri mu nganda, ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ibyo bintu bigakorwa na zino mashini. Hari ibintu ikiremwa muntu twari twihariyeho, urugero gutekereza. Izi mashini nazo ziragira ziratekereza, thinking, decision making, gufata imyanzuro. Izi kwa tuzi ko ari abantu uha ibintu ugaha umuntu agatekereza agafata umwanzuro. Ni AI biroroshye cyane kuyiha igitabo ikakubwira ngo kino gitabo bijyanye n'uburyo cyanditse nta kintu kibereyemo. Biroroshye kuyibwira igitekerezo ikakubwira ati bino bintu babyumva ute, ikabyanariza kuvuga ati bino bintu nta kintu kibereyemo. Nkuko nyine waha umuntu usobanukiwe ibintu akagusobanurira ibintu uko bimeze. AI rero nuko ikora voice understanding, kumva amajwi. Ingi yakubwira ati ino jwi ni iry'umwana, ino jwi ni iry'umuntu mukuru, ino jwi ni iry'umuntu warakaye, ino jwi ni iry'umuntu w'indyarya, ino jwi ni iry'umuntu uri gukwiyoberanyaho. Ikaba aya majwi yagira ute? Aya majwi yayumva. Ifoto, ko waha ifoto ikayanaliza.
ko wayiha amatekste menshi agiye atandukanye ikayanaliza. Iyo rero nicyo twita artificial intelligence. Mbisobanuye mu buryo butari too technical cyane kugira ngo ubashe kubyumva. Niba bavuga ngo AI, niba bavuga artificial intelligence, wumve ni igihe cyangwa se n'icyagiye mashini cyangwa se ikintu runaka kiri gukora ibintu byagombye gukorwa n'umuntu. Uvuga ngo ibintu umuntu yagakoze 100% AI ikabikora. Hari ama AI tuzajya tubona mu buganga, mu kuvura. Hari AI tuzajya tubona ku ishuri zigisha. Ni ibintu bishoboka cyane. Mwabonye ko n'uyu muherwe Bill Gates yarabyivuye avuga ati mu myaka nk'icumi rwose abarimu ntabwo tuza tukibakeneye. Ibi bintu nimwibwira ngo ntago babibona. Seriously, kugira ngo byumve neza ibintu turi gucamo n'umunsi w'umuntu Bill Gates yarabivuze. Ntabwo rashobora kuvuga biriya bintu arimo aratebye nibyo. Kuko nyine ibintu umuntu yagakoze ni ugukora robo, ni ugukora mashini, ni ugukora ikintu runaka gikora nk'umuntu. Ibi ni ibintu rero bimeze nka maji cyangwa bimeze bamwe abaroke babyita ngo nk'ibishitani. Ariko nyine bikora gutyo. So rero mu magambo make, AI ni ubwenge bukorano, ni ukuntu imashini zikora ibyo umuntu yagombye gukora neza. Ariko njyewe sige nongeraho akantu. Ni AI ni ukuntu imashini zikora ibyo umuntu uri smart, umuntu ubuze kuntu wafata umuntu, tuvuge nk'urugero tujye nko mu mibare, nk'umuntu uzi imibare kurenza abandi bose ku isi. Ibintu yagombye kuba ari gukora mu mibare, AI ikaba yagira ute yabigukorera. Mu yandi magambo, AI ngisobanura gutya, ni igihe mashini zikora ibyo umuntu w'umuhanga ku isi yakagombye gukora. Ntabwo ari umuntu wese, ntabwo ari, kuko akenshi bizajya bigora ko zibeshya mu gihe abantu twibeshya. So nicyo ngicyo rero bita artificial intelligence mu magambo make, tutagiye mu bintu biri more scientific cyane. Kuko ntabwo ari ngombwa ngo ujye muri deep ngo mbabwire ngo iby'imashini batsa kugira ngo bazigishe yandi, ushaka ngo byumve mu buryo buri general. Ni nacyo cy'ingenzi cyane. Ibindi byo muri deep keretse wifuza kugenda kwiga machine learning, kwiga ibindi biri deep, ariko ibyo ni uko nguko nabidefine. Kadufata wena nk'urugero, mu bantu mukoresha ama iPhone murabizi, ushobora kubwira Siri, ukayibwira ati Siri nkorera kalenda, ndaza kuza kuvugana n'umukiriya saa 8 nze kumwakira website. Siri gataka igenda igakora kalenda ya saa 8 yagera, igataka igira ute, igahita ko inyibutsa ati Sam igihe kirageze, genda kuvugana cyangwa kubakira umuntu website. Iyo ngiyo ni artificial intelligence. Umva ko ibyo bintu mbere byagorwaga, washobora guha umu assistant, washoboraga guha umuntu umukozi wawe akakwibutsa. Ariko tubyibukije umukozi washobora kuba yigendeye muri WhatsApp, yigiye mu bindi bintu, yafrayinze, ntaze kukwibutsa. Mu gihe artificial intelligence yo ntishobora kwibagirwa. Uri kubyumva neza cyane. Murumva ko babantu ngo aba assistant bagiye kugenda bagira ute bavaho, kubera ko bizageraho nyine umuntu afite robo imukorera ibintu byose, ibyo bintu byose by'umu assistant yagombye gukora, bazagenda bafate robo bayigishe. Ese umu assistant ku mu CEO, ku mu boss, tuvuye nk'umu boss ukora mu bintu by'uruganda, assistant ni ibiki by'ingenzi cyangwa ni ibiki agomba gukora mu buryo bagenda bayigishe, nirangiza agize ibikore neza cyane. Byano byakorwaga n'umuntu iri kubikora. Urundi rugero, ushobora kubwira ChatGPT ukayibwira ati sobanurira photosynthesis. Turaza kuza kubireba. Nk'umwarimu wa biology ikagenda gusobanura photosynthesis, ikayikuvira umuzi, ikayikuvira imuzi. Iki nicyo wita artificial intelligence. Wayihaye ati ndi umwana niga wenda kuri PhD, sobanura photosynthesis nk'umuntu wo kuri PhD, sobanura photosynthesis nk'umuntu w'umwana, irabigusobanurira. Muri kubyumva? Ngo
ari abantu bibaza ese AI ni maji, AI ni ibishitani, cyane cyane nk'abantu b'abanyamadini ayo bati isi igenda kurangira ibi bintu kweri ahantu ugenda ukaba wayibwira ikakwigisha Bible, ikaba yagusomera Bible yakubwira ibintu biragenda bite, si ibintu n'ibishitani, ni maji. Bwiza ukuri AI ntago ari maji, ni ibintu biri very possible, ni ibintu nge nawe twagizemo uruhare kugira ngo bitube tugeze ahangaha. AI rero ngewe nawe twabigizemo uruhare kugira ngo uyu munsi tube turahawe turi, kandi mbibutse turi mu cyo twita baby stage, nta hantu turagera. Ubwo turi mu itangiriro, muraje mubone ibintu bigiye gukorwa. Kandi nayo ndareba ka video nzakabakoreraho kukuntu iyo bita ukoresheje bita VEO ya Google ushobora gukora filimi neza ukibona nkaho ari filimi y'igitangaza. Abantu bankurikiye kuri TikTok nagasharinze. Rero kugira ngo AI ikorwe biba byagenze gute? Ubundi ni imibare, of course, ni nko gukora formule, wati ni amaformule byo cyane cyane abantu amarogaritime and formulas bifashisha uvuga ngo umuntu navuga kino uzagene muri data usubize iki ngiki. Umuntu nakubaza kuri calculus uzagene muri data urebe calculus, urebe imibare, ibintu bya calculus ubizana ubimbwira. Nkuko wigisha ubundi logaritime ni nkuko wigisha umuntu kamwe ngo rimwe guteranya rimwe n'amakuru, umuntu nakubaza ngo rimwe guteranya rimwe ni kabiri uzamubwire ko ari kabiri. Iyo ni logaritime uri gukora, ni formule ibidahinduka ugomba kongera gusubiramo. Nubango rero baba baraprograminze zino AI cyangwa zino machine mu buryo nk'umuntu nyine, aho bifashishije imibare mathematics. No mpamvu abantu biga imibare kudeshapa abantu mwisi imibare barangiza inama yo formule y'imibare bagakoresha n'amadata. Amadata nivuga amadata, amavideo, ibitabo, inyandiko, amashusho, ibi byose ni data. Ibi bintu ni ibintu twebwe ubwacu twaje twishyira kuri internet, ni ibintu nge nawe uko byayemeze kose hari ikintu runaka washyize kuri internet cyifashishijwe n'abana bantu bakoze zino AI barayigisha. Niba uri umwe mu amateka ukora publishing by'amateka kuri internet ku bijyanye n'u Rwanda, ayo mateka yo kujyana n'u Rwanda niyo bagiye bahiyo AI irabyigira binononso. Niba uri umuganga ukaba waranditse blog y'ukuntu umuntu ashobora kwivuza wenda ibintu akoresheje imiti ya Kinyarwanda, barabigena bakayigisha AI ko wabivuze, bagafata bakabihuza n'ibindi byinshi cyane ku buryo usanga AI ibizi. Niba uri umuganga wa gakondo same nayo irabishyira, bafata amadata barangiza nkuko nyine umuntu yigishwa bakaguma bazigisha bakayiha amadata menshi kabyiga nkuko nye nawe uko ugenda muri primaire, muri maternelle ukiga, ukagenda ukiga ukazageraho ibintu ufite amadata menshi cyane ku buryo umuntu akoza niba uteranye muri ni kabiri ukaba ibyo bintu bizi cyane. So rero AI remeze nk'umuntu warangije za PhD, warangije ibishuri byinshi cyane. Rero nuko nguko zikora, bivuze iki ntago ari maji, ni ibintu nge nawe twagizemo uruhare, twagiye turunda kuri internet, ibitabo, ibitekerezo bigiye bitandukanye, nibyo bifashishije bakora aya madata cyangwa se aya AI. Ahantu amadata ziga ahantu ava mu bitabo byuzuye kuri internet, amablog twandika, ama website. Nk'urugero bavuga ko ChatGPT yize billions of diverse data. Billions, muri kubyuma billion, bayaye amadata billions nyinshi cyane, iragenda iraziga. So izo text rero biragoye ko nyine ibaza nyine billion of data, ibintu byose bayigishije. So amadata nyine yagiye ava nkuko nababwiye, ni mu bitabo, mu social media, Wikipedia, forum tugendamo, kwa kuntu wandika ibintu kuri YouTube, ibintu byinshi cyane. So rero of course bino bitwara amafaranga, hari igiciro nyine bitanga.
nubango hari ikintu bita GPU ni nk'amamashini aho zino mashini ziba zestaye zikoresha bino bintu birahenda cyane aya ma GPUs n'ama big data. Bino bintu urumva kugura ama data kugira ngo wenda nka ChatGPT muziki ari ikigo bita OpenAI kugira ngo OpenAI yemererwe gukoresha amadata ya Google yarayishyuye buriya kugira ngo nyari ibintu byinshi cyane. So babanza barishyura ibi byatwaye amafaranga menshi cyane, nta rero nyine byaje mu buryo bworoshye. So nibuze ChatGPT yatwaye amamiliyoni menshi cyane kugira ngo ChatGPT tugere kwa rwego kuba wayibaza ikintu cyose kiri gusubiza. No mpamvu of course ushaka gukoresha ChatGPT mu buryo buri deep tubaza kuza kubirebaho mu buryo bwimbitse. utanga amadolari 20. So rero ahanga reka no twibaza ikibazo, ese tekereza ku ibi bintu, urabona AI izatwara akazi kacu? Urabitekereza ute? Shyira muri komanteri unsubize uko ubyumva. Ese murabona AI izatwara akazi kacu cyangwa ni ibikabyo? Ntabwo bizakunda. Iyi ni izaba ingingo kwayo, ariko nagira ngo mujye muri komanteri mumwire uko mubyumva, mumwire ngo tuzayikoraho komanteri. Mureke rero tugende kuri topic ya kabiri. Uburyo rero bwiza bwo kwiga AI nicyo kintu cya mbere urumva ndagira nyine tubwizanye ukuri. Uburyo bwiza bwo kwiga AI ni ubwiye buryo, kuko hano hanze hariyo AI nyinshi cyane, harizo twita Copilot ya Google, hari Gemini. Copilot ni ya Microsoft. Harizo twita Gemini, harizo twita Claude, harizo nzibita ngo Steve Dodd, ari nyinshi cyane, harizo bita Manus, hari ama AI menshi cyane. Ibi bintu kugira ngo ubyige, kurumva kugira ngo ubyige urabigenza ute? Urabigenza kugira ngo ibintu ubashe kubyiga, ko ari byinshi cyane, ntabwo wabyigira rimwe. Rero advice nabaha, naguha niba ushaka gutanya kubyaza umusaruro artificial intelligence, kubera ko AI nutayiga, ndi gukubwira nutayiga, bisubiyemo, nutayiga uri mu kaga, akazi kayizagatwara. Ibi ngibi tuzabigana mu buryo buri deep, ariko kwiga AI ntabwo bikiri ngo ndabishaka simbishaka. Oya, ni ingenzi cyane. Ni ibintu udakwiye kunegotiatinga wese nziga AI cyangwa ntabwo nshaka kuyihuguraho rwose. Bibe ni simbyite gute. Ubu uri umuganga nutiga AI hazaza robo ivuri gutwara akazi. Ikiza wagombye kwiga AI ikazaza kugira ute, ahubwo ukazaba uri umuntu uyifasha, uyikoresha, mukorana. So icyo nicyo kintu rero ugomba kuzirikana. Rero kwiga byo ni ntabwo bikiri option, ni mandatory. Rero inama nakugira, kwiga AI hitamo imwe ubanza specializingamo. Shaka AI imwe ugomba kubanza kwihuguraho, uyimenye neza. Rero zino AI nyinshi mubona, nyinshi zigenda zivuka nyinshi cyane. By the way, nanjye ariyo ndenda kubazanira cyane ku YouTube, ndashaka kubazanira AI izajya bafasha gukora thumbnail nziza cyane. Zino AI zose ziba zifashisha akenshi zino tuno AI mubona twinshi tuba twifashisha data twakuye ku zindi. Inyinshi niyo nanjye ndi gukora, nzakoresha data mvanye kuri ChatGPT cyangwa se kuri OpenAI. Bivuze iki? Tuno AI twinshi dukura amadata kwa zino AI zikomeye nka za Gemini, za OpenAI, Copilot, no zikura amadata. Bivuze ngo niba uri ushaka kwiga, shaka imwe mwazino ChatGPT zino za AI. Impamvu ndivuga ngo ndiguzana mu ChatGPT nuko ChatGPT niyo nge ndi guprefera nowadays.
ibi uyiguye uyinonosore yose, uyigimuze uyinonosore, kubera ko niyo numara kuyimenya n'izindi zo uzagenda bikorohera kuzimenya. Ariko nugenda kuri imwe uzasanga ufite icyo twita half knowledge, kandi buriya half knowledge is too dangerous. Uraninya umuntu uzi utuntu twinshi, kandi utuntu twinshi cyane ugasanga nta kintu na kimwe ari specializing. Uriya muntu aba ari poison, abazi ibintu half knowledge, akakubwira ibintu ukibanga arabizi kandi arimo aragenda gupfunyikira. Rero half knowledge too dangerous. Shaka imwe uyiguye nonosore, numara kwinonosora ugende kuzindi, izindi zajya bikorohera. Rero ngeyo nabahitiramo ChatGPT. Hari ChatGPT, hari Copilot, hari Gemini, hari Claude.ai. Izo ngizo zaje zizinstall, nizo nabahitiramo gutangira gukoresha. Kubera ko buriya nshuti yanjye, kuba ari umuntu waje ku isoko bwa mbere, hari ibintu byinshi aba yarize, hari n'amakuru menshi aba afite, hari n'amakosa aba yarakoze, aba yaramaze gukosora. Ariko bano bantu baza zino AI ziri kuza za buri kanya, hari zo mbona buri munota zinyana zivuka, akenshi ziba ziri gukura amadata hehe kwa zino kuri OpenAI cyangwa se kuri Google Gemini cyangwa se kuri Copilot. Inama rero nakugira, shaka imwe uyirefere. Muri ino video twige turibanda kuri ChatGPT nka AI tugomba kubanza kunonosora. Nyuma yaho umaze kuyimenya, ukamenya gukora ama prompt, ukamenya uburyo uzi customizinga, uburyo bigenza, nako kanya n'izindi zirakorohera cyane. So rero ugomba kwiga nka ChatGPT, ugomba guhera kuri uburyo ukora prompting, uburyo ukora social media post, uburyo wandika ama email, uburyo ukora gutangira automation tool. Ibyo bintu byose ukabanza kubyiga, ukabanza kugira ubumenyi kuri ChatGPT, ukabanza kuva at least ChatGPT n'ubanyifiteho amakuru rwose ahagije, ukareka kuba ubifiteho to have knowledge. So rero impamvu gufokasinga ni ingenzi cyane, bizatuma ugabanya stress. Ngo wizi oya, bizagabanyiriza stress. Kijya kandi bizakuzamurira confidence, kuko imwe zawe uyizi neza cyane, bikuzamura confidence kuba n'izindi waziga. Ikindi bizaguha deeper knowledge, ubumenyi buri deep. So rero muri nka ChatGPT ibintu watangira kwiga, uzabanze wige content creation, tuzabyiga, tuzagenda mbibigisha. Njyanga kwica no akenshi nzibanda kuri ChatGPT, ariko nyina nzihuza n'izindi. So kuno nakora prompt, nkagera nkayiha iyo bita Suno ikora imiziki, nzabigisha uburyo ushobora kuba umunyamiziki kandi utarigeze ukora umuziki, uburyo wakora prompt ukagera gukora movie ngo nabibabwiye, uburyo wakoresha inyi ukajya gukora ibitabo. ChatGPT ariko tuzajya tuyihuza n'izindi nyinshi, ariko akenshi ibyinshi tuzajya dukora. So rero dukoresha ChatGPT communication, kwandika ama email, ama message. Dufungure account ya ChatGPT. Kuko nababwiye ko muri video tugiye kwiga ChatGPT, tuyive mu bintu by'ibanze kuri ChatGPT byose tugira ute, byose tubyige. Ibintu usabwa mu gufungura ChatGPT ni ibintu bigera kuri bitatu. Ukeneye, urajya ku rubuga chat, tugendeyo chat, tugera muri Google ngaha. So urafata telefone yawe ugende muri Google cyangwa se browser ukoresha yose, nimba ari chat, nimba uri gukoresha telefone, so hano ushyiramo email yawe cyangwa uze kuri open with Google. Akenshi mbakonsidera kuko muri telefone zanyu haba harimo email. Nowadays sinzi ko bishobora kuba wakoresha telefone hatarimo email. Open with Google. Voilà.
So nono umaze gufungura ChatGPT yawe, ahangaha reka nono turebe ibintu bigize ChatGPT. Ahangaha muri kubona, ahangaha ni uzajya ushyiramo ibyo uri gushaka, ibyo ugiye kuyibwira, anything. Hano kano ka place ushobora gushyiramo ifoto, tuzabireba uburyo ushobora gushyiramo ifoto. Ati nkorera ifoto imeze nk'iyi ngiyi. Izi ni izindi tool, hano handitse ngo tool. Ushobora gusacinga image, ushobora kujya gusacinga, ishobora kugufasha gusacinga muri Google, ishobora kugufasha kwandika code. Iki ngiki nacyo tuzakireba, ishobora no kugufasha kugira ute run deep search. Ushobora kwibwira ati none ndashaka nkorere deep search. Ahangaha no ushobora no kwibwira ngo think longer, aho ushobora gutekereza. Ahangaha kano muri kubona nta hantu ushobora kuvuga. So hano ibumoso muri kuhabona, ahangaha ibumoso ni ugiye gutangira chat nshyashya. Hano nanga ugiye gusacinga chat wagize, ahangaha ngo search chat. Hano ni muri library, ibintu waba warakozemo. Hano no muri kubona ngo GPT. So nukuvuga ngo izi ni izindi modo cyangwa se ibindi bintu biri gutrendinga bikorana na ChatGPT. Ubona nka ChatGPT ikora n'ingi bita Monday, Daily, Data Analyst, Hot Mode. Izi zose ni izindi modo za AI cyangwa se izindi tool za ChatGPT. Icyo biraze kuvuga, tuzagenda tubireba. Tuvuge nk'urugero nkanjye kubera ko ndi gukora ChatGPT, ndi gukora artificial intelligence izajya imfasha gucreatinga thumbnail z'abantu. Nzifashisha ibita DALL-E. Ariko uri gushaka gukora application cyangwa se nuzi gufasha muri data analyst, wakoresha iyi ngiyi. Uri gushaka gukora ibintu byo kwandika bya creative, uzakwifashisha iyi. Coloring book, kwandika ibitabo bimwe by'abana n'ibintu ushobora kwifashisha iyi modo. ChatGPT Classic imwe ya kera. So ibi zose ni amaturu cyangwa se ushobora kugira ute kwifashisha. Nuvuga ngo mu buryo buri deep, nawe numara kumenya nanjye impamvu ndi gushaka kwiyamenyera ngo munkore turi zagifasha abantu, nuko nyine maze kugira ute, maze gusobanukirwa artificial intelligence. Nawe bitewe n'ibyo uzaba uri gukora, ushobora kugira ute, ushobora kuzaza nka muri GPT ukareba iyo mwagira ute, iyo mwakorana. Kano ka muri kona ka Sora, iyi Sora nayo igufasha gukora ama video. Iyi rero iyo isaba kwishyura. Agira ngo nkavuge turebana. ChatGPT ikintu cya mbere kugira ngo uburyo bwa mbere gutangira kuyibyaza umusaruro nshuti yanjye, no kugira ute, no kuyicustomizinga. Kuyicustomizinga ni ukuvuga wowe niba uri umuganga yibwire nyine kuri umuganga, niba uri umwarimu yibwire kuri umwarimu, niba uri umukomediye yibwire kuri umukomediye, niba uri uriwe wese urayibwira, niba uri umunyamategeko yibwira nk'umunyamategeko. Ibi byo kuyicustomizinga bizatuma izajya iguha amadata neza, izajya iguha amadata nk'uko wayibwiye. Ibi bizaba bituma itakuvangira ibintu byinshi cyane. Customization, sibyo? Customization niyo tugiye kujyamo. So tujyanga muri ChatGPT, dusubire hano, tujye muri ChatGPT. Wanga muri ChatGPT uzazanga hano hejuru. Niba ukoresha telefone, niba ukoresha mashini, uzaza hano hejuru mu nguni hari izina ryawe cyangwa se account yawe, cyangwa kuri telefone gutyo wabigenza kugira dushyire kuri telefone. Uzanga kwa tuno turongo tubiri hakande, uzanga ku izina, uze kuri customize ChatGPT, ubone kuri telefone ni kimwe.
noneho kuri machine uzaza hano hejuru iburyo, nurangiza uze hano kuri customize ChatGPT, wakande okay. Now ikintu cya mbere irakubaza ngo your name, what should ChatGPT call you? Ngewe izanyite Teacher Sam, nuko izajya inyita. Hano what trait ChatGPT should have? Trait. How would ChatGPT respond? Urugero, what trait should ChatGPT have? Nk'urugero, izajya isubiza trait, urabibwira ati gisubiza mu buryo buri friendly, gisubiza nk'umukomediye, gisubiza nk'umuntu warakaye, gisubiza nk'umunyamategeko, gisubiza nk'umupolisi. Urayibwira njye nitwara ute? Njye ngusubiza nk'umwana, njye ngusubiza nk'umwarimu wigisha primaire, njye ngusubiza nk'umuganga, njye ngusubiza nk'umunasi, bla bla bla. Wayibwire ngo ujye witwara gutya. Ngewe nayibwiye ati subiza clear, friendly, clear, simple language, African examples, ijyimo ingero zo muri Afrika. Nawe urayibwira ngo ujye witwara like this, like that, like that. Anga. Anything ChatGPT should know about you, ibwire noneho ivi inyuma. Nitwa Benigusenga Samuel, mfite masters muri MBA marketing, mfite certificate, nigisha kaminuza, bla bla bla. Ibyo bintu byose bikumenyeho. Kwibona? Anything ChatGPT, my student, urayibwira ati ngiye ikintu namenyaho, urayibwira ati wera n'urugero ahangaha abanyeshuri bari n'aba beginner, ndashaka kujya nigisha abanyafrika. So nawe hano icyo ugomba gukora, yisobanurire ibintu yawe, wivumuzi ibwira ibintu byawe byose. Please ukwibwira neza, ukwisobanura neza, niko izagira ute, izajya iguha ibintu bizima. So izajya hano ukajya kuri advanced, ijya ukora web search, amakode, Canva n'ibyo bintu byose. So guys, no kuvuga nickname na sorry, hano nickname niyo zina ryanjye. Anga nickname, anga ni ChatGPT. What do you do? Ni ibyo ukora career yawe. Sorry, narimba beshya ariko it's okay. What do you do? Wana ko ni digital marketing strategist, YouTube creator, I teach in Kinyarwanda. Sorry. I teach so biroroshye, uravuga nickname yawe, uvuge icyo ukora, nurangiza ahangaho uyisobanure rwose, uyivumuze, uyibwire ibintu byose. Nurangiza usaving. Ubu ngubu ChatGPT ndayisobanuriye ibintu byawe. Nuba ahangaha ninyibwira ati I want to teach people about social media marketing for beginner. Generate for me curriculum.
So muri kubona ingero iri kuma irimo urashyiramo Rwanda and Africa. Ingero iri kugenda imirimo iragenda ikora ibintu ubona ko yakoresheje imvugo iri friendly, yakoresheje ko ni kwigisha nigisha abanyeshuri. So this is what is doing, kuko irimo irakora ibintu nyine bijyanye n'ibyo nayibwiye. Nawe rero genda ucustomizing ChatGPT yawe, uyibwire izina ryawe, uyibwire icyo ukora, uyibwire uko izajya yitwara, uyibwire n'ibindi byose bijyanye n'uriwe, nimba uri umwana w'umunyamategeko bla bla bla. So akandi kantu ugomba kunotinga, ntabwo ari byiza kuzajya ukoresha account ChatGPT zigiye zitandukanye, kuko nujya mu yindi itari customize nawe urabizajya guha ibintu biri vague bitandukanye. Bivuze icyo bivuze ngo ni byiza ko ibintu byinshi uzajya ubikorera kuri account imwe, nuvuga ngo machine yawe ntabwo ari nko machine account, nimba ari email imwe ukoresha ganga nujya gukoresha handi bari gukoresha kugira ngo ibikiuka ya data yawe. So rero ni ingenzi cyane gukoresha browser imwe cyangwa se gukoresha machine ya account imwe yindi wa customize kugira ngo izajye guha amadata meza. Imwe rero yo kugenda wakoresheje imwe hariya wagiye ukoresha indi hariya, yego ushobora kubikora kwiadaptinga, ariko umenye ngo iyo nguyu uri gukoresha ntabwo wayi customizinze nyine nkuko wo ibishaka. Ni byiza rero ko uyicustomizinga ukayibwira amakuru yawe kugira ngo utaha itazajya ikwitiranya. Banza umenye ngo ni nko kuganira n'umuntu, urimo uravugana n'umuntu, iyo umuntu akuzi neza azi uko witwara, uzi uko uteye, nimba uri umunyamujinya, niba witonda, niba uri umwarimu, niba ukora utuntu nyine turi nabyita se utuntu nyine uko uteye, wayibwira uko iteye izajya bigukorera. Banza umenye ko iyi AI ni ibintu byari biturimo babifasha bakabishyira muri machine ikaba itangiye kubidukoresha. Uko uganira n'umuntu nawe jya uganira naye, uko ugenda uyiha amakuru neza, uko ugenda uyisobanurira neza, oh my gosh, ni ingenzi cyane. So mbere uko tugenda kuri pariti ikurikiraho, niba ugeze aha ngaha ukoreye no video, ni uko mu by'ukuri ari icyo iri kugufasha, nuko ari ikintu runaka irimo gufasha. Hari deal ndi gushaka kugirana nawe, ndagira ngo nawe ko iyi YouTube channel ngo ndi kuyitangira, iyo nari mfite mbona irimo akaviyo kenshi cyane, bareka ntangire indi from zero nyitangirireho. So hari deal nshaka kugirana namwe rero, ndagira ngo dufashanye kuzamura iyi channel kugira ngo dufasha abantu benshi cyane. Channel izamuka gute? Channel izamuka nibuza iyo urebye no video kurenga ukayireba nibuza umunota, nibwo Google yongeye ikabikomanda abandi bantu. Nibuze ni byiza ko niba ugeze aha ngaha ni byiza cyane. Ikindi iyi channel yazamuka nukora subscribe. Niba wumva hari icyo ndi kugufasha kora subscribe, ariko niba nta cyo ndi kugufasha rwose ntuze kuma subscribe yawe. Ikindi YouTube channel izarekomanda ino video ku bandi bantu benshi cyane, nukora like nuna commenting, ariko gukomantinga wivuga ngo okay or good, genda nyine umbwire, wenda wambaza ikibazo, ikintu tumvise ukagikomanda nyine ukandika neza nk'umuntu nyine uri too serious. Ikindi kizatuma ino video iba recommended, kora sharing ku bandi bantu, ariko usharinge ku muntu wumva ibintu byabikunda, kubera ko iyo abantu benshi bakanze kuri ya video ntibayirebe nibuze umunota, YouTube ibona ko ya video ari scam. Kandi mu by'ukuri ndimo ndagereza gushyira ingufu muri no video kugira ngo mbasobanurire ChatGPT. Murakoze cyane rero, nimba iyo deal tuyemeranyije mu mutwe ibyo mbabwiye, sub, commentaire na like, ninangiza nanjye mu ndeke nzabakorere video z'ubwenge. Ikindi kintu, ibyiza biri imbere, nzabaha ibintu byinshi cyane, nzabaha amabonasi, ni ibintu byinshi cyane, tuzigaho ibintu byinshi cyane. So rero kora sub, commentaire. So dore rero noneho ikindi kintu cy'ingenzi cyane numvaga nifuza muri session,
nibuze iyi session nutagira ibintu ucyuramo ari no soma, nibuze bino bintu byo bigira ute, bino bintu byo ubicyure. Nicyo twita prompting engineering cyangwa se kuganira n'izi ChatGPT. Mene uko nababwiye izi ChatGPT ni umuntu z'ubwenge kwiza. Kugana n'umuntu numuganiriza nabi azaguha ibintu n'ibisubizo bitari byo. Nuganira ni artificial intelligence ChatGPT ukayiganiriza nabi nuyiganiriza neza izakuganiriza neza. Nibyo rero bita prompting engineering. Ni ingenzi cyane guys, ibintu aba ari science. Uko ugenda umenya amategeko n'amabwiriza agenga ibintu niko nawe ugira ute wibyazamo umusaruro. Rero turebe prompting wango better prompt better result. Uko ibwira neza niko igira ute izagusubiza ibisubizo bizima. Saves time, ikindi cya kabiri biza saving igihe cyawe, ikindi cya gatatu izaguha ibisubizo, customizinga ibisubizo nkuko ugize ute, nkuko wowe wabibyifuzaga. Ariko nuba vague ukayibwira ngo nkorera ngo ibintu bitanu ukuntu umuntu yabona amafaranga, nyine iragenda igukubita ibintu biri aho ngaho. Ariko yibwiye uti njyewe ndi mu Rwanda, nize ibintu by'ikoranabuhanga, nize wenda business administration, nzi ubumenyi kuri computer, ndagira ngo unkorere ume amayide y'ukuntu abona amafaranga by'umwihariko mu Rwanda. Urumva wagerageje customizingira kuyi amakuru, izagenda ishaka amakuru yose ifite bayihaye, ibintu byose muri za data zose nababwiye ifite, izigira ute iziguye ibintu mu by'ukuri byakugirira akamaro. Nuba vague nuyiganiriza nabi nayo izaguha ibisubizo nyine bya vague, ntabwo uzayirenganya. Uko uyiganirije niko izagira ute gusa. Nibyo rero haje ibyo twita prompt cyangwa se prompting engineering. Hari uburyo butandatu nibuze abahanga bagaragaza ko ni ingenzi cyane, ubwo ubukoresheje yagerageza kugira ute kuguha amakuru. Kubera ko mu minsi za tuzareba uburyo ushobora gukora graphic design wifashishije ChatGPT, uburyo ushobora gukora ama prompt ugakora indirimbo ukayijyana mu buryo bita suno ikagukorera imiziki. Tuzareba uburyo ushobora kwandika ibitabo. Ibintu utabizi, izi prompting utazizi, ntabwo bishobora kugira ute, ntabwo ishobora kuguha ibintu bimeze neza cyane. Nakubwiye ngo umuntu uzaba uzi gupromptinga neza aya ma AI niwe uzabasha kuzikoresha, ntabwo ari umuntu w'umuhanga. Umuntu uzi guprompting, umuntu uzi kuganira neza na AI nizagira ute. Ubu ntabwo bikiri ngombwa ngo kujya kwigisha umuntu ngo bya business, ngo uzi kuganiriza AI yaze kabigusobanura neza. Rero tugiye kureba uburyo butandatu bwiza ushobora kuganirizamo AI, none by'umwihariko ChatGPT. Uburyo bwa mbere ni role based prompting. Role based prompting bishatse kuvuga iki? Ni ukuntu yibwira expert yawe, yibwira ati ngende umunyamategeko, ngende umuganga, ngende umuroya, ngende umukomediye. Yibwire, ni kuvuga nk'urugero ahangaha nk'uko nayibwiye uti I am a digital marketer. Nibwiye role yanjye. Who teaches African beginners? Nigisha abanyafrika ba beginner kuri internet. Nkorera amayide ane y'ukuntu nakora short video. So muri kubona ahangaha ibintu yansubije. First of all mwabonye ko yambwiye teacher Sam byaye nabyo customizinga yamaze kugira ite, yamaze kumenya. Rero umwana ko yamaye ibintu mu by'ukuri bijyanye n'ibyo nayibwiye nk'umu digital marketer. Role ya mbere ni ugukora as digital marketer. Role ya kabiri rero cyangwa se tekinike ya kabiri. Tekinike ya kabiri ni context plus instruction prompting. Yibwire context uri gushaka kwandikamo cyangwa se ibintu ukuntu iza kuza kubikoramo. Yibwire uti ndimo ndandikira mayor email, context
mu myandikira umusabira, ndashaka kumwandikira musaba kugira ute guhindura akazi mva kwa kino mw'iki kigo njya mwa kino kigo. Urumva ko uyihaye context, uyihaye na instruction. Abantu benshi batanga context ntibatange instruction, cyangwa batanga instruction ntibatange context. Ugomba kugira ute gutanga, ugomba kugira icyo kwa give background info to plus clear. Urugero, I'm a teacher in Rwanda, wayihaye context, irakora muri context yo mu Rwanda. Ndi umunyamategeko wenda muri Supreme Court, so ndu umukomediye wenda muri Afrika, ndu umukomediye wenda ukoresha Ikinyarwanda. You give it context. Mu bintu no wandika uzajye uyiha context. Yeah, nk'urugero reka nyihe context. Ndabanza nyibwire uwundi I am digital marketer. I am writing email to my client exactly who want social media consultants on Facebook and TikTok. Nyihaye context. Context ni uko ndi kwandikira nyine umuntu, ndi kwandikira email umukiriye ushaka consultants ku bintu bya social media consultants. Then ngiye kuyibwira iki instruction. Net for me unique ideas that I can share with the client. Nyihaye instruction guy. Iraza nyine kunkorera ibintu igende kuri instruction ayihaye. First of all, mu digital marketer. Cya kabiri nyihaye context y'iki, nyihaye context yinuze na instruction. So then indi technique yibwira format. Ese ibintu byanjye ibizane mu mariste, ese ibintu byanjye ibizane ari ibigambo bihurutuye, ese ibintu byanjye ibizana ari utubyurete, ese bishyira muri table. You understand? Yihe format. Gibuka gushyiramo format umuntu igomba gukoresha. Ese ifoto yanjye iza kuyizana ari PNG, ese iza kuyizana bra 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 bra. Indi technique imitating. Hanjye muri marketing nshaka kwibwira ati igana wowe wita New York Patel, cyangwa se umuzi wowe wita Philip Kotro. Ni father of modern marketing. Philip Kotro ngiye gukora marketing strategy, nkayibwira ati I am developing digital strategy for my company called Afrinovators. Generate for me the strategy based on or by imitating Philip Kotro and at Philip Kotro. Uyu Philip Kotro ni modern marketer, niwe wazanye modern marketing. So igiye kunkorera
marketing strategies yiganye uyu muntu bita Philip Kotler. Nawe ushobora kwibwira ati igana Albert Einstein, igana Newton. So ibintu nk'ibyo ngibyo, you understand, indi tone voice izavugiramo. Ushobora kwibwira uti ndagira ngo voice cyangwa se bibe ari ibintu biri friendly, bitari ibintu bya danger, cyangwa ati bigire too formal. Niba ugiye kwandika email yibwira ati make it formal, cyangwa se yibwira ati yigire professional, cyangwa se yibwira ati yigire casual, nta birenze yigire casual, sibyo? Kandi uzajya ubikora nk'uko ndi kuyikubwira, nayo irabyumva. Yibwira ati nta birenze, we upfa kwigira too formal, something like that. Ikindi cya nyuma rero ni refining. Refining ukuvuga ngo improving. Ushaka kuyi ibintu byawe ukayibwira ati improvinga. Ushaka kwanditsa umuvugo ukayibwira ati we improving. Ushaka kwanditsa indirimbo ati ikosore. Ushaka kwanditsa icyongereza nabi, something like that, ugibwira ati kosora. Refine. Guys, nizo technique esheshatu. Guys, tugeze ku musozo w'iyi session y'uyu munsi. Nizere ko ari ikintu runaka mutoyemo. Twabonye AI icyo ari cyo, twabonye uko ikora, uko bayikora, twabonye iby'ingenzi cyane, twabonye technique zo gupromptinga ni ingenzi cyane. Rero muri session izakurikiraho tuzarana n'uburyo ibintu wakora kugira ngo ubyaza umusaruro ibintu tumaze kwiga. Hanga tuzarebamo uburyo wakora ukora graphic design, aho umunyamiziki, digital marketing n'ibintu byinshi cyane. Rero nkuko nababwiye, dore